Guys, reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel Ormenega Update. Ngiye wasuhuza rero ni Samson tubana ku mbuga nkoranyambaga mumaze kumenyera arizo eshatu. Izo mbuga mumaze kuzimenyera muri benshi, yaba ari YouTube channel, yaba ari kuri X ndetse no kuri group ya WhatsApp Ormenega Update aho mumaze kwamenyera. Rero ikinzanye muri aka video gato nagushaka kugira ngo kabakarekare ndagira ngo nsobanurira abantu mu mining Sidra Bank. Sidra Bank tugeze ahantu heza cyane, umushinga uri kugana ku musozo. Murabona ko tubura KYC ya peer to peer gusa, ubundi tugahita tuduhabwa kuba twaturedinga coin zacu. Rero hari igi platform cyaje ngo ni Sidra ngo passive. Iyo Sidra passive yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu bamwe muri kwibwira yuko ari umushinga ukomeye cyangwa se ari nka platform yubakiye kuri Sidra coin. Oya, ura mushinga n'ubushinga w'abantu babagome n'uwabasikama. Dore mbibabwiye hakiri kare kuri Ormenega Update, hatazagira umuntu uvuga ngo ni yabimenye. Turi kumwe turagendana. Ura mushinga ni fake, iri platform niyo kugira ngo abantu mwibwe ko yini zanyu. Wenda reka manze ngarura abantu mu gihe cyabanje Pi network murabyibuka. Icyo gihe hari kuvuka bino bintu bya Pi hackathon, bino biba buri kwezi byo kwinjiza nyine imishinga mishyashya ibiri kugenda yenjira muri Pi network. Icyo gihe hariho umushinga wa Pi chain mall, twese tujoininga, ari n'isoko rikora neza. Murabyibuka ko abantu bari muri OTC group, murabyibuka ko ibintu twaratradingaga kabisa Pi chain mall, ibintu bigakunda, ukishyura Pi zawe ndetse n'ibicuruzwa bikakugeraho. Murabyibuka rero haje n'icyo gihe ibi platform bicyo gihe byakundaga kwamamarizwa kuri Facebook bivuga kuri ngo ni Pi chain mall, ariko hariho ibindi nyuguti bashyizeho nyine igaragaza ko hariho imitandukaniro rya Pi chain mall ndetse n'ibyo platform. Ibyo platform rero wabaga ukanze kuri iyo link gusa ukiyikirika, abantu bamwe barabizi. Icyo gihe twakomeje tubibabwira tuti nyabuneka ibyo bintu mubyirinde. Icyo gihe niba nibuka neza wakandaga kuri iyo link, umuntu wabaga warakoze KYC yaremewe kuri Pi ndetse yarakoze na migration ziri harakura available balance cyangwa se ziri muri wallet, wabaga ugikanda kuri ya link gusa, ukikandaho gusa tayari coin zawe wasubiraga muri wallet ugasanga ntacyo na kimwe kirimo. Rero ibi Sidra passive nabyo biri muri urwo rugero. Nyaboneka abasikama ndarababwenge iyo umushinga nk'uyu nguyu ukomeye ugiye kuza, nta wajya buri bisikama bigenda bibivukaho iruhande biza bibeshya abantu ngo ni project. Uzanabona iyindi tari Sidra passive, uzazibona ba nyiri umushinga batubwiye ko nta hantu na hamwe benda kuzasohoraho ku investinga izi Sidra coin, ariko ugasanga none ahanga niyo byazabaho bo bazabitubwira hara ku mashusho media yabo turayafite dukurikirana, tuba tuzi ngo hano niho ba nyiri umushinga banyuza amakuru yabo, babitubwira bati uyu mushinga ugiye iyi business muyijoyininge mwinjizemo coin zanyu zirunguka cyangwa se biragenda gutya na gutya, twaba bitwibwiriye. Ariko nk'izi Sidra passive ziza zikubwira nta kindi kintu kiri kuzigenza my friend. Nabonye ugikanda kuri link ku mafoto nabashije kubona, ukanda kuri iyo link bagahita baguhereza username yawe ukoresha, ugashyiramo na password ndetse na email. Rero nyaboneka abantu turababujije, sinagomba ngo wirirwe ufungura iyo link. Dore tubibabwira hakiri kare, uzanazibona nyinshi ubu zigiye kuvuka kubera nyine Sidra coin. Sinayo yonyine uzagenda ubona mining nyinshi zigiye zitandukanye, hagenda havukaho ibi bintu by'ibi project utamenya aho byaturutse, bije ngo gufasha ngo umushinga runaka kugira ngo usube success. Rero ba Sidra coin nyaboneka naga ibyo bintu bigeze babidutangariza ku bantu bakurikirana amashusho media yabo yose, uvuye hirya no hino imbuga nkoranyambaga zabo zose, naho namwe ibyo bintu bigeze babivuga. Rero iyi Sidra passive nyaboneka ni y'abasikama, ni y'abajura. Ushobora gukanda kuri iriya link wibwira yuko wenda gufunguye konte byarangiye, ariko ejo wasubira hari ugiye kumayina ugasanga hariho 0. Ugasanga hariho 0 ukibaza ngo coin zanjye zagiye hehe, ukaza kutubaza abantu ngo zagiye ngo byagenze bite, kandi nyamara ni wowe wabyiteye, ni wowe watumye bikubaho bikamera gutyo. Ubwo rero dore tuba tubahaye umuburo hakiri kare, izi platform ziri kugenda zivuka hirya no hino ngo nizifatanyije na Sidra Bank. Abantu muzirinde, dore tubabuje hakiri kare, mwirinde hatazagira umuntu ugwa mu bibazo ngibi, kandi tuba tugerageje kubabwira hakiri kare. Ubwo rero mukomeze mukurikirane update kuri Ormenega Update, tuzibahereza. Ikindi abantu mwibaza ku bibazo bya KYC ya P2P, abantu mukunda kuza kumbaza inbox mumbaza ngo ya KYC wakoze bigeze hehe, niko muza mumbaza ati ko utatubwiye aho bigeze. KYC na nubu nagiremerwa, gusa amakuru ngenda nkuru nuko ngo bira twakoze mbere ngo byari test. Ubwo urumva ko hashobora kuzabaho kuyiduha noneho byanye byo tukayikora fresh, kuko
urabona ko barakwereka ko nago wayisubmitinze, barakwereka ko nyine ukeneye n'umundi kuyikora, barakwereka meze nkaho na wundi natayikoze. Ubwo rero update nizibiramuka zigezeho zo kuyikora neza tuzazibahereza, nisohoka twese tuzayikora bikunde neza cyane, mujye mubimenya ako kantu mukicarana. Ubwo rero mukomeze mukore mining, sinasidera coin gusa, mukomeze mukore mining zigiye zitandukanye. Hari abantu mufungura ama account ku ma mining agiye atandukanye wagira ngo murimo murakina, reka njye mbibabwira rwose wagira ngo mamukina. Umuntu agafungura konte uyu munsi akamayininga uwo munsi gusa, ukibaza ubundi ubwo wafunguye konte yiki. Narababwiye ngo ikiza cyo gukora mining nuko iyo ufite nyinshi nawe ufite amafaranga, ufite amafaranga menshi. Abantu wenda njye mbahereza n'urugero rufatika kugira ngo tuganire binanarangire. Abantu mwibaza kuri IC network ngo yasohokeye ku mafaranga makeya, yasohokeye ku mafaranga makeya kubera ko wari ufite coin 100, wari ufite coin 1000. Muri za coin 1000 bakuramo izo wastakinze, bakuramo izo wende izaje nyuma yaho yuko distribution ibaye, urabyumva, bagira izo baguhereza bagabanyije mu mezi 10 yose yo tugomba kuzajya tugenda tubikuza buri kwezi, usanga ufite coin 100. Coin 100 ubaze kuri kiriya giciro yazeho cya 0.001, urumva se ni dollar rimwe ngira ngo sinzi ko ririmo, urumva. Aho rero ubwo ukibwira ko sidera yaje naba, ariko my friend dore mbikubwira hano kuri kamera turebana, urabyumva. Hari umuntu wari ufite coin 100 kuri available balance hariya tubikuza bwa mbere, iyo staking yavuyeho bagabanyije amezi 10 byose afite coin 100 live. Ngaho mbwira ayo mafaranga uyakube wowe wumva amafaranga arimo. Rero coin kugira nyinshi niyo mahirwe nawe yo gutunga amafaranga menshi. Nimuzibwira yuko ngamafaranga ngo uzabona coin zaziri nko ku $1000. Izo ngizo se ziba ziri ari zingahe? Yego ziriho pe, nabyo abantu mujye mubimenya. Nk'ubusidara coin abantu baba bavuga ko izasohoka iri ku $2000, wenda nyine ari biba bitrending abantu ngo reka ngo nago bibaho. My friend, hari coin zisohoka ngenda byibuka neza, wenda nanabivugira hano muri kano ka video gatoya. Muri igihe kowa yajyaga ku isoko, uwo munsi ko wijya ku isoko, hari yindi coin yaronshinze mu masaha ya saa 11, nuko nibuka izina ryayo, yaje iri ku $5000. My friend, yaje iri ku $5000. Nazagerana mu abantu tuvuga wenda mwumva bavuga ngo coin ishobora kuza ku $2000 mukumva ngo nukubeshya. Zirahari pe, nubwo twego tuba tutarazimayininze cyangwa ngo zitrending ngo tubimenye ngo igiye kujya ku isoko, ariko hari coin ziza zifite amafaranga we, urumva. Ishobora no kutaza kuri ayo ngari, ariko twebwe twese twamenyereye utw'amadolari 1, 2, 3, hari n'iziza ziri ku madolari 50. Ubwo rero nimukajya mufokasinga cyane ku bintu by'igiciro, ahubwo wowe haranira kuzaba ufite coin nyinshi, kuko coin niyo yaza iri ku bihumbi wenda 10 cyangwa iri ku gihumbi wenda cy'idolari n'urugero, bibaye ari nk'amahirwe abayeho, nawe ufite coin wenda ibihumbi 10, urumva waba uryoshye, ntago waba ufite kibazo. Ariko nanone niyo yaziri ku $1 rimwe, byo haranira kugira ngo izo coin ibihumbi 10 ahubwo wowe akabaye uzifite, urabyumva. Waba umara kuba uzifite live ukazigurisha n'ubundi hakaba harimo akantu gatubutse. Rero abantu mukore mining zigiye zitandukanye, niba wumva coin utazajya uyibonera umwanya wo kuyimayininga, singombwa ngo yirirwe uyijoyininga. Tuza wenda niba ufite 2, 3, 4, ufishobora kwa wizeye uti wenda giyewe Pi network ndayizeye, nizeye Satoshi, nizeye n'izindi wenda 2, 3, ukaba ufite nka coin 4 cyangwa 5 wizeye, izo zindi wikirugu zijyamo. Ariko niba wiyemeje kuvuga ngo coin mfashe coin 20 nzishyize muri telefone yanjye, nyaboneka haranira nazo kuba ufiteho nuza nyinshi cyane. Ugomba kuba ufiteho coin nyinshi mu rwego rwo kugira ngo nawe uzabikuze ube ufite nyinshi. Ubwo rero njya update yarinzanye yari kubabwira ku bintu byerekeranye na sidara coin, iriya sidara passive. Nyaboneka abantu muyirinde, dore mbibabwira hakiri kare, muyirinde abantu muri kujyaho ngo munafungure gukanda kuri link byonyine gusa, birimo risk idasanzwe. Singomba ngo nakore register pe, mujye mubimenya. Platform bari platform kuri ukanda ugikanda kuri link gusa bigahita birodinga bikajya muri Chrome yawe. Ujya wibuka neza ko muri Chrome yawe burya haroginzemo email, burya ni nkaho bahaye access muri phone yawe. Sinagomba ngo wirirwe wowe ngukanda kuri ngo urikore register ngo ukore successful. Oya, iriya link yonyine, birimo risk zidasanzwe, kuba bahita bakontorora telefone yawe, ibintu byose birimo bakabibona, coin ufitemo bakazibona byose, utiriwe unakora ibyo bya register. Ubwo rero nyaboneka ibintu by'amarink mukomeze mubyirinde rwose. Niyo update nagira ngo mbahereze, ibindi mukomeze mugira ibyumweru cyiza. Update zo nzakomeza nzibahereze nkuko niyemeje kujya nzibahereza, ibindi mukomeze mugerageza amahirwe nyine. Narababwiye ngo ibintu turimo no kugerageza amahirwe. Ngiye ngira intego ngenderaho rwose, try and fail but never fail to try. Nuvuga ngo ngomba kugerageza ariko sinzigera ntsindwa kugerageza, urumva.
nzagerageza ibintu binanire ariko sinzigera nsengwa kugerageza. Rero namwe nizera ko iyo ntego yaje bafasha, mujye mureka tugerageza ibintu n'ibyanga byange, ariko ibyo kwirinda nabyo tubyirinde mbere yo kubigerageza. Update ubuzibonye hakiri kare, irinde were kujya mu bintu byazagukurura amakosa. Keep mining rero, ibindi byose turi kumwe kuri All Mining Update. Mukomeze mugire ibihe byiza, amakuru yazajya agenda bageraho ya mining zitandukanye 5 kwa 5 ewana turi kumwe, ibintu bimeze neza. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, ciao ciao.